Murakoze Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 91. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu k'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Kuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. 11 avango kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzarebata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hano ijambo riratubwira ngo umuntu uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu k'ishobora byose. Iki gitondo umusore umukobwa uri mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Hanyuma yarangije Dawidi avuga ngo ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Aleluya. Iki gitondo Imana yacu niyo buhungiro, Imana yacu ni igihome kidukingira, Imana yacu niyo twiringira, kuko niyo idukiza ikigoyi cy'umugoyi, niyo idukiza ibyago n'amakuba, niyo idukiza intambara, niyo idukiza tugeze mu bibazo, niyo idukiza tubona byakomeye, ndetse ngo ikadukiza na mugiga irimbura. Kuko hari ibintu byinshi byashaka kuturimbura, hari ibyo twabonaga natwe ubwacu tukabona biturangiriyeho, ariko Imana y'amahoro irongera itanga ingabo nyinshi iraturengera. Aravuga ngo azatubundikiza amoya ye kandi tuzajya duhungira munsi y'amababa ye. Imana ishimwe cyane yuko nubwo biba bikomeye tujya duhungira munsi y'amababa ye. Aleluya. Avanga umurava we ni ingabo ndetse n'icyuma kiye kibasha kudukingira. Imana ishimwe. 5 avuga ijambo rikomeye ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntago kizigera kidutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa y'ihangu, ndetse ngo na mugiga igendera mu mwijima no kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu nta kintu bizigera bidutwara. Aravuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Hari ibintu bitegereje kubona duseba, hari ibintu bitegereje kubona dukorwa n'isoni. Hari abantu batwitegera bavuga ngo uko biri kose turaza kureba uko biza kugenda, ariko narinje kugutangariza muri iki gitondo abantu 1000 abari biteze yuko ugiye gukorwa n'isoni baraje bakorwa n'isoni mu cyimbo cyabo. Abari bazi yuko bigiye kukuyobera biraje bayobere mu cyimbo cyawe. Abari bazi yuko abantu bagiye kugushungera, Imana yongeye kugarura ubundi buryo, Imana yongeye gutanga andi mahirwe, Imana yongeye kwibuka, Imana ije kwigwatiriza ku buzima bwawe. Aleluya. Narinje kugutangariza ngo nta kintu uzaba uri mu gicucu cy'ishobora byose, nta kintu uzaba uri mu rwihisho rw'isumba byose. Imana itugirire neza. Aravuga ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Nshuti yanjye, narinje kukubwira ngo ibyo babonaga bigiye kukubaho, babonaga inzara igiye kukwica, babonaga ubukode bugusengeje, babonaga amadeni akugarishe bagiye kuguteza cyamunara, ariko iki gitondo jambo ry'Imana tubwiye ngo uraza kubirebesha amaso yawe gusa. Abari biteze yuko isoni zigiye gukora bagiye kubona Imana ikora imirimo, bagiye kubona Imana ihindura amateka, bagiye kubona Imana yongera kwibuka izina ryawe, bagiye kubona Imana yubura dosiye, bagiye kubona Imana ivugurura ku buzima bwa, bagiye kubona Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Batangira bazanye ngo mbese nuriya. Imana ishimwe cyane.
aranje avuga ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuto, avuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Imana ishimwe cyane. Niba uzi neza kuri mu rwihisho rw'isumba byose, umenye ngo nta kibi kizegera ihema ryawe, nta cyago kizegera ubuturo bwawe, nta cyago kizegera urubyaro rwawe, nta cyago kizegera umutware wawe, nta cyago kizegera umugore wawe, nta cyago kizegera inshuti zawe, kubera yuko uri mu gicucu kishobora byose. Aranje avuga ngo kandi sibyo gusa, ngaraza kugutegekera abamarayika be kugira ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Haleluya. Waba ugenda, waba uryamye, waba mu byo utekereza mu kazi ugiyemo, iki gitondo Imana iravuze ngo igiye kugutegekera abamarayika bayo kugira ngo baze bakurindire mu nzira zawe zose. Baraza kukuramira, bakuranisha amaboko yabo kugira ngo utaza gukubita ikirenge ku ibuye. Byagusitaza ni byinshi, byatuma uva muri urugendo ni byinshi, byatuma usubiza amaso inyuma ni byinshi, byatuma ukuka umutima ni byinshi, ariko ijambo yatubwiye ngo aje kukoherereza abamarayika kugira ngo bakuranize amaboko yabo utaza gukubita ikirenge ku ibuye ugasitara. Aravuga ngo kandi si ibyo gusa, hanyuma y'ibyo uraza gukandagira intare n'impoma, uraribata umugunzu w'intare ndetse n'ikiyoka. Ibintu byose byari biguhagurukiye, ndagira nkubwira ngo muri iki gitondo hawe ububasha bwo kugira ngo biribate. Muri iki gitondo hawe ububasha bwo kuribata imigunzu y'intare. Muri iki gitondo hawe ububasha bwo kuribata ibyaguteraga ubwoba. Muri iki gitondo hawe ububasha bwo kuribata ibintu byari biguhagurukiye. Haleluya. Imana ishimwe. Harabaho kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Imana tugirire neza. Imana iravuze ngo kuko wayikunze akaramata, kuko hari ibintu wirengagije, kuko wakunze gukiranuka, nicyo nanjye nzagukiriza. Kuko wanze ubugome bw'iyi si, nicyo nzaguhera icyubahiro. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Haleluya. Imana ishimwe. Ntushidikanye. Aravuze ngo kuko wakunze akaramata, kuko wakunze Imana akaramata, nicyo gitumye Imana ije kugukiza. Kuko enefo eniwiri dry, aravuze ngo kandi ngiraza kugushyira hejuru kuko wamenye iki? Izina ryayo. Imana ishimwe. Aravuze ngo azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Imana izabana nawe mu makuba ndetse no mu byago. Imana ije kugushyigikira, Imana ije kubana nawe mu bikomeye no mu byoroheje. Aravuze ngo kandi ngo nzamukiza muhe icyubahiro. Haleluya. Asoje avuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Akira kurama mu izina rya Yesu, akira kugubwa neza mu izina rya Yesu, akira kubona akazi mu izina rya Yesu, akira kubona icyubahiro kivuye ku Uwiteka mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ibamere umugisha muri iki gitondo. Abagiye mu kazi mwakire kuronka mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Jambo ryera tuvuga ngo twagukunze akaramata, turavuga ngo nicyo kizatuma uza kudukiza. Ndakwinginze iki gitondo ukiza abakobwa, ukiza abasore, ukiza ababyeyi ndetse n'abagabo mu izina rya Yesu. Babambira amahema ubiyereke kuko uri Imana. Urinde intambwe z'ibirenge byacu, urinde amaso yacu amarira, urinde imitima yacu amaganya, urinde akanwa kacu kuvuga ibidakwiye. Dukomereze mu buntu bwawe Uwiteka Nyiringabo Imana. Utugene imbere n'inyuma hataringaniye uharinganize. Abari mu kazi Uwiteka ubahe guhirwa, abadafite akazi nabo baremera amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza bugacya bukira. Ndagushimiye ko umukunzi mwiza, ngakomeza kuba natwe no kutugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi ya mbere.